nibishaka kanibutsa abantu ko numwe mu bagabo bakunze kugaragaza ubuhanuzi ariko ubuhanuzi bukomeye nta kintu cyiza yigeze ahanura mu kanwa ke. Yego. Gihe cyose habwaga ubuhanuzi bw'ibyago, impfu, intambara, ibintu nk'ibyo. Ubuhanuzi bubi nibwo yahabwaga. Nibishaka Theogene yakatiwe umwaka akurikiranwa ari hanze. Oya yakatiwe umwaka usubitswe n'ubundi anafunzwe. Ariko afunzwe n'ibindi byaha. Nibishaka yahanuye ko papa uriho ari uzarangiza isi. Uyu nibishaka sinkubeshe noneho kuva yarakoze insubiracyaha. Yego. Ubwo niba mukatira 5 ikamuhama izahita 6 ariko nanone umenye ko ubushinjacyaha mbere yuko yose cano isibwa bwari bwarangije gukura iyo video kera avuze uti twebwe video yacu twayizanye turayifite nimba munashaka iyo yakoreyemo ibyaha turayibereka systeme ntibyari biri gukunda kugira ngo ije muri dosiye ariko twaje tuyitwaje ku gafurashe turayifite umvishe ka gafurashe kanje uriya bibiri mwita ikibuno kuko wowe nujya wangura bambwa ngo ibisimba ikoze cyabambwe gutya kizirikiye ku musaraba bibiri mwita ikibuno bara n'abahanuzi b'ibibuno nabandi bishaka bose biri bitabahanuzi b'ibibuno bara nibishaka yari umuhanuzi w'ikibuno ubu nibishaka niki ni umuhanuzi w'ikibuno Zakayo nawe n'umuhanuzi w'ikibuno nundi muntu wese ugerageza gufata message y'igihugu reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi muri kano kanya ndi kumwe na Pasteur Justin Revera Pasteur Justin tukaba tugiye kuganira kuri uyu wa kane cyane ko kuri uyu wa kane aribwo uwo bita nibishaka Theogene yaje kuba yakitaba urukiko aho yaragiye kuburana kwifunga ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo aho yarari kumwe na mugenzi we Ferdinand akaba ari umunyamakuru wamukoreshaga ibiganiro. Uyu nibishaka Theogene rero akaba akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha ndetse n'ibindi. Justin nguhaye ikaze. Umeze neza? Cyane yego ubu ngubu muri kano kanya mu minsi yashize twakoranye ikiganiro turi ku rukiko nanone aribwo uwo bita nibishaka Theogene yaramaje gusomerwa aho bari bamaje kuba yakatirwa umwaka ariko akaba ari umwaka usubitse. Uyu munsi yitabiriye urukiko. Wowe wumva iyi nkuru yuko nibishaka ataye muri yombi wayakiriye ute? Nibishaka kanibutsa abantu ko numwe mu bagabo bakunze kugaragaza ubuhanuzi ariko ubuhanuzi bukomeye nta kintu cyiza yigeze ahanura mu kanwa ke. Yego. Gihe cyose yahabwaga ubuhanuzi bw'ibyago, impfu, intambara, ibintu nk'ibyo. Ubuhanuzi bubi nibwo yahabwaga. Ndetse bamwe bakavuga ko nibishaka yahanuraga icyo bita amakuru hakaza ibimenyetso bimwe na bimwe bw'ibyo nyine yagiye yumva akaza akabihanura nk'umuntu Imana ivuganye nawe. Ariko nibishaka Theogene twibutsa abantu yuko numwe mu bagabo bari bafite umuryango ariko biza kwanga atandukana n'uwo bashakanye Dorothea biza no ku bibazo bikomeye aho havuzwe ko divorce ihari aho byanavuzwe ko itariyo ariko twebwe icyo tuzi nuko batari bakibana ariko kandi nibishaka akaba ari umugabo wakundaga kwita ku bana be kubambika nkuko yakundaga kubitubwira twabaga turi kumwe kubagaburira n'ibindi. Bikanavuga ko ariko nubwazaga ku mbuga nkoranyambaga aho yabaga yabanaga n'umugore ubwo n'uwundi mugore birumvikana babanaga. Nibishaka Theogene uyu munsi wa none yagejejwe imbere y'ubutabera arimo aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Nibishaka uko itegeko rivuga ko mu gihe ukoze icyaha n'ubundi wari ufunzwe by'agateganyo ntago amahirwe menshi nako ni ibintu yari gukurikiranwa ari hanze none yari yakatiwe umwaka ariko agakurikiranwa ari hanze yakatiwe umwaka akurikiranwa ari hanze n'ubundi yongera afungwa we ahubwo yakatiwe umwaka usubitswe yafunzwe oya yakatiwe umwaka usubitswe n'ubundi anafunzwe ariko afunzwe n'ibindi byaha aka kanya oya byari birimo birasa harimo ibisa n'ubundi birasa oya n'ubundi icyo yakoze gisa n'ubundi n'icyo yafungiwe ariko mu rukiko nge ndabyibuka babisoma nimba wari uhari oya wowe wari wanyagiwe
ushize imvura yaragukubise yarankubise neza ndi kuza ku rukiko twarangije kumva isomwa ry'urubanza bavuze ko akatiwe umwaka usubitse kandi uyu mwaka usubitse agatanga ihazabu y'ibihumbi 500 ibi bihumbi 500 rero n'uyu mwaka usubitse ariko bavuga ko naramuka akoze icyaha gisa n'ibyo yasubikiwe uyu mwaka uzarenzwaho ku byo yakatiwe ikigeretse kuri ibyo ahabwa igihano gikuru kiri muri ibyo byaha none wumvishe ko uyu munsi wa none yagejejwe imbere y'ubutabera bimwe mu bushinjacyaha ibihano byamusabiraga yari imyaka 5 na miliyoni 5 urumva icyo kintu ndabyumva cyane ndetse kandi basaba ko banafatira telefone ze nka telefone eshatu zakoreweho ibyaha telefone ziwe asanzwe atunze za Tekino yego bishatse kuvuga ikirera ahangaha nibishaka yakoze insubiracyaha Sirimu reka mbanze mvuga iki kintu abantu banyumve neza iyo turi hano tubabaye turi kuvuga ibintu bitagenda kenshi na kenshi ntaga abantu babiha umwanya n'agaciro ngo babanze wumve impamvu turi kuvuga ariko noneho mbibutse ko hano nta wareze nibishaka ahubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwararebye rureba mu nyungu z'abaturage n'abaturarwanda nibyo arihanuye nibishaka yahanuye ko papa uriho ari uzarangiza isi mu yandi magambo hari abantu bashobora kuhita bavuga uti turye twipfire n'ubundi uyu papa ni uzarangiza iki isi noneho uri kumva arenze kuvuga kuri perezida w'igihugu arimo avuze kuri perezida w'igihugu w'isi kuri papa avuze noneho kuri perezida w'isi akongera agahanura kuri ADPR ku idini rya ADPR ko ADPR ya Remera igiye kuba hoteli itakiri urusengero uri kumva icyo kintu ndi kucyumva kandi arangije avuga ko yarose avuga ko inzozi n'ubuhanuzi ari kimwe ariko bene data ntago inzozi n'ubuhanuzi ari kimwe hari abantu n'ubu barota ibintu bikaba hanyuma hari inzozi zizanwa n'Imana ariko hari inzozi zizanwa na shitani guhanura rero ni message Imana ishobora kuguhereza ugaha umuntu ushobora kuba muri gusengana cyangwa utari no gusengana ariko Imana ikaguha iyo message yiwe ukayitanga rero igihari ni iki uyu nibishaka sinkubeshye noneho kuva yarakoze insubiracyaha urukiko rwavuze ko ubundi iyo icyo cyaha kigusanze nuvuga ngo nimba njejiste mfunzwe by'agateganyo ndi hanze nitaba urukiko buri wa gatanu ukongera ariko ugakora bya ukongera ugakora bya cyangwa n'ubundi ukongera ugafatwa n'inkiko nani n'ubugenzacyaha n'urujyo cyangwa se ababishinzwe mu gihe ryafungwa rikirimo ngo ibyo wari warakatiwe mbese ibyo waba bari wereka nkoreshe nk'iryo jambo bita bigaruka ari bishya kandi noneho ntabyo kongera kuvuga ngo wafungwa uri hanze kuko wakoze insubira cyaha ese nibaza iki kintu ubwo ngubwo nimba uyu mwaka yarawukatiwe wiyongera ubwo niba mukatira 5 ikamuhama izahita 6 niwo njya akamukatira ndumwe usubitse izahita 2 isubitse ubwo urumva ntabwo byashoboka ngo se yabarinde ntabwo byashoboka ni ukuvuga ngo hano nibishaka gusa biduha isomo noneho uyu mutipe Feredina numvisha ari ahantu yamwihakanye avuga uti usaba imbabazi ku bwawe nanjye ndi gusisaba ku bwanjye winyitwaza nagufashije nk'umuntu wari ukeneye iki ubufasha kandi koko hariya muri ararume n'ahandi hose ushobora guhura n'umu YouTuber hari ibintu butazi nko kuri nibishaka wenda ntabwo yari afite kamera hari igihe yasabaga ngo umuntu ati wamfashe ikiganiro cyangwa se akakubwira ngo shiriraho telefone yanjye noneho wamufataga ikiganiro waranza ukagitunganya ukanakimushyira kuri telefone akajya yagenda bishatse kuvuga iki kuri nibishaka rero ntekereza ko abonye ko nta muntu ujya ukina n'ubutabera buriya niyo mpamvu nkunda igihugu cyacu n'ubuyobozi cyane nka RIB ntago iguhubukira keretse wishe nk'umuntu wafashe umuntu ku ngufu aho ntishobora kukujenjekera ariko nk'ibi bintu byo kuri YouTube utekereza ko ibanze ikaguhamagara ikakuganiriza
kubwira juste ibintu abanza kaguhamagara uko byagenda kose irabanza nagiza ngo ihite igufata ngo irakujyanye ngo wambitswe amapingu oya baragufata bakakuganiriza ibi bintu nta kindi kintu wakora n'ubutaha bakakuganiriza ese nimba nta kindi wakora wabikoze neza bakakwereka ibyaha bigize ibyaha n'ibiki wasubira bakongera bakakuganiriza ariko burya ntibakuganiriza gatatu ntago byashoboka ibyakunda bahita bakubwira uti rero turabona ntiwumva turabona ntiwumva turabona nta mbese bakaba kubwira uti jeunesse juste ko yanze kumva reka tumusabe cyangwa se turebe ahantu tumujyana ajye yakumva neza yego rero bishatse kuvuga ko ibyo baba bakora byose baba bashaka kukurengera yego barabizi ko nabo hano wahakura amayero 5 kajya kugura ibirayi barabizi ko byaguhiriye rega wahakura n'amayero 100 n'abana bakiga ariko ntibagushishikariza kubikoresha nabi yego banavuga uti mukoresha imbuga nkoranyambaga ariko muzikoreshe neza zibagirire nyine umumaro yego zibagirira umumaro rero mu gihe imbuga nkoranyambaga ushobora kuzikoresha nabi inyungu ibivamo ni yose muza abantu benshi bamaje gufungwa natwe ntiturabicika turacyaziho ariko ntitubiteganya ntitubyifuza byaba byaguhanukiye byaba ari ibintu bigutungwa ariko nta muntu uba ubyifuza burya urumva bayongwe bisanzemo kandi burya icyinshi cyagiye kibikora n'izi mbuga nkoranyambaga urumva reba ba Sarongo bariyo n'izi mbuga nkoranyambaga zabikoze burya byinshi urumva agafaranga ariyo n'izi mbuga nkoranyambaga zabikoze yego ntihagire umuntu ugushuka umuntu wese uri hariya wagiye kuri YouTube wese no kwera imbuga nkoranyambaga zibifitemo byibuze nka 80%. aya 90 byibuze cyase 90 rero urumva abandi bishaka bafata ku mavuta ba Jean Paul nkundi neza n'abandi bose bantuza ndabagiye bamujyamara ufite cano yitwaga nimba ari ukuri ki ni benshi cyane ni benshi nuza wamujyama wari professeur ngo tumwiyoreye n'ubone naga kibuko urumva ni benshi nako bagiye bava kuri zimbuga nkoranyambaga ariko by'umwihariko ababaga bafite mu nshingano bakaba bari babanje kujya bababurira reka turebe kuri kino kintu ubushize ubwo nibishaka bamurekuraga ngo akurikiranwa ari hanze yari yitwaje ko afite abana afite umuryango ndetse mu muryango we harimo n'umwana ukiri mutoya w'imyaka 6 yareberaga wari uri mu nshingano ze aka kanya rero yongeye gutabwa muri yombi yaramaje gukora divorce ndumva ari bwo mwaka ushize ari bwo haje kuza inkuru yuko atandukanye na madamu aka kanya araza kwitwaza iki kugira ngo abe byibuze yarekurwa aburana ari hanze kuburana ari hanze nakubwiye ngo ntibihari keretse urukiko rwirengagije ko ashobora kuba yarasubikiwe ariko iki tegeko rivuga burya nta muntu usubikirwa kabiri ntibikunda cyane kuri kumva imyaka 3 isubitse 2 ntibaho nagibaho n'umwe usubitse n'amezi rero no kuvuga ngo nibishaka ngana warabizi ko ibintu ari kuburana babyita gusa kurashya imigeri kandi numvishe ijambo avuga ngo Dr Bitser murangira ngo yabasabye gusiba amacano yabo yarabagete musibe cano barekure barazisiba bakagombye kwibaza impamvu bazisibye ariko ntibataye cyane cyane nanjye nibaza erega ushobora kuba uri umubyeyi nanone ngiye kintu nsubiza kuri iki nimba bagufunze tuvuge wateye muri yombi cano wenda yari yarakoze amakosa bakavuga ati cyangwa se ibyo bigano nk'ubu hari umuntu ujya utabwa nk'ubu urabona iyo dukeneye nk'ibiganiro bya gafaranga turabibona gafaranga arimo arabwira murava aho yari kuvuga ati abagore yavuga ati umugabo udakwita umugore ibyo byose turabibona ariko uribaza aka kanya nimba izo video zari guteza umudugararo muri quartier aka kanya tuba dufite nk'iyo video nibishaka n'undi ari guhanura nanone ari kubiri gusakazwa urumva ko nekeza ko ibyo bagiraga ngo birinde ko hari abandi baza gukoramo ibyaha ubwo urumva no gusakaza kuko urumva nabwo tuba turi kuyikoresha iyo video
ko nubundi tuba turi kuyikoresha cyangwa abandi bantu bari kuyikoresha ahubwo ati dore video yamufungishe ni ariko nanone umenye ko ubushinjacyaha mbere y'uko iyo cano isibwa bwari bwarangije gukuraho iyo video kera bwarayidownloading ngo bwayijyanye no mu rukiko nyine bavuze uti twebwe video yacu twayizanye turayifite nimba munayishaka iyo yakoreyemo ibyaha turayibereka bati hano nimba ngo ari systeme bitari biri gukunda systeme ntibyari biri gukunda kugira ngo ije muri dosiye ariko twaje tuyitwaje ku gafurashe turayifite umvishe ka gafurashe kanje kaba kaje no mu rukiko uvuga ngo turayifite ku gafurashe nibishaka nawe arabizi neza ko ibintu yakoze bigize ibyaha pe kandi arabizi ko yakoze insubiracyaha ndetse bihe nabonye hari abari guhanura mwikoreye amabido bantu b'Imana ahubwo se wabonye uriya mugabo wahanuye ari mumva uriya Zakayo se uriya yarasaze noza harya mwita rinde zina yitaga kera yitwa nimba ari imbwa y'imihanda Sembezi noza y'imihanda nimba ari inzoga iroshya nimba ari ntago mbizi none ubushize we none arakoze n'ikiga yanahanuye ari ku musaraba oya uriya ari kwikenya kwikenya gwari ni ukuvuga Zakayo arimo arikenya ubundi hari ibintu ushobora gukora bikaguhira ariko ibintu uzakora wishingikirije Imana kandi itariyo ngo uri gutanga ubutumwa ikigoryi ngo kiri gusengera ama DJ Black reka ngo ndasengera Bruce biriya ni ibigoryi nivuga ngo biriya twemera kubita ibicucu abo ngaho yaba telefone nyakajya kubasengera buriya narakubwiye ngo iyo umuntu aza hano kuri YouTube iyo utabashije kuhajera ngo urebe ukuntu witwara rikamuharenga amahoro YouTube irakwicikana guhamba uratinyutse tumuhanuza igicucu oya uriya Bibiliya imwita ikibuno kuko wowe nujya wangura bambwa ngo ibisimba ikoze cyabambwe gutya kizirikiye ku musaraba Bibiliya imwita ikibuno bara n'abahanuzi b'ibibuno nabandi bishaka bose biri bitabahanuzi b'ibibuno urani bishaka yari umuhanuzi w'ikibuno nyine umuntu hanura ibintu bya jiste kandi ariko kamonye erega twemera abantu ko twakoze amabi by'ukuri nimba ubonye ubuhanuzi bw'umuntu urabumushira ntago message ya jiste ntago ari yo kujyana kuri zaburi ubu nibishaka niki ni umuhanuzi w'ikibuno Zakayo nawe ni umuhanuzi w'ikibuno n'undi muntu wese ugerageza gufata message y'igihugu iyo umuntu runaka ku giti cye burerega uburyo bwiza Noheri ni umuhanuzi w'iki Noheri rega ntago yigeze aba umuhanuzi ariko yahanuye ko Asiya bizagenda neza gute se nese bigezeho abana nuba Noheri nawe ni umuhanuzi w'ikibuno nuba ngo impamvu tujye kujya kubahanuzi Ezekiyeli ni umuhanuzi wa nyawe ahubwo nuko yahanuranaga ubucucu nuko nawe yari afite ubugoryi bwo ku Imana imutuma agahita aza kuri kamera ariko muvandimwe igihe kimwe yahanuranye ibintu by'ibigori ajya ngo ibigori n'ibiki icyo nkundira inzego zaramuganirije arumva abantu bajya bigira kuri Ezekiyeli yafataga isafuriya akajya ku musozi agacana karika bari guhanura intara akagosora ariko aje kubwirwa no kwicajwa n'abashumba araganirizwa kandi arumva hari ibintu nyine dukora no mu kutamenya buriya nk'uyu mutipe ufunganyana n'ibishaka uzaba ureba azarekurwa uzi impamvu azarekurwa ni ukuvuga we ari gutanga ibintu bifite realite kandi natwe tuzi urumva akuvuga uti njye wansabye kugukoresha ntago nari nzi ko ibintu uri bukore kandi ndi n'umunyamakuru w'umwuga wenda ngo ibintu nari mbirimo mbisi ahubwo ibintu naragufashije nanjye mbyisangamo rero twakoze ibyaha urumva uyu muntu nyine yakoze ukutamenya shara rero no guhanura mu kutamenya natwe byagiye bitubaho ariko iyo abakuru bakuganirije bigenda neza na Samweli byamubaye herega Imana yamuhamagara akitaba Eli rero ko Imana yaduha message tukayijyana ku mbuga nkoranyambaga hari ibyo twakoranye ubujiji hari n'ibyo twakoze tubizi ko bitari byo kandi Imana idutumye ariko tubikora kugira ngo nibisohora abantu bazahite badutinya nyine bumve turi bamagagari bumve nyine Imana itubamo ariko urumva ibyo byose hamwe ni ubugoryi Bibiliya twemera kuba abahanuzi b'ibibuno
uri umwe mu bari baratanze ikirego kuri Nibishaka ku kirego cy'ubushize ubwo yari yatawe muri yombi uvuga ko yaguhanuriye ubuhanuzi butandukanye, anavuga ko aho yaje no guhanura urupfu rwawe, ndetse mu minsi yashize mbere yuko atabwa muri yombi yari yabanje kuza kugusura. Ariko se nk'umuhanuzi mugenzi wawe ntabwo wigeze unamugira inama mubwire ati wakoze kunsura rwose ni byiza, ariko reka nkugire inama, gerageza umenye ibyo ugomba guhanura? Urumva Nibishaka ni wa muntu utaragirwaga inama pe, ibyo ngibyo nimbikubwira ubyumve. Ni wa muntu utarigeraga agirwa inama, iyo wamugiraga inama yaragutukaga. Rero ariko ubu ndatekereza ko agiriwe ubuntu bukomeye bwo kuba yarekurwa. Ndabizi neza ngewe hari amakosa atakongera. Nk'Imana imufashije ikanyura mu bayobozi, ikanyura hehe. Ariko urumva ikibazo nuko akibyemeza nta ubushize ngo yageze mu rukiko aratakambararira ati mumfashe mfite abana bato, nimubaramuka mundekuye sinzigera nongera gusubira kuri YouTube. Arangiza asubiraho. Erega situkabeshyanye, simbeshye n'abantu, nubwo YouTube ivaho ibiryo bigoranye, ariko iyo byaje biba biryoshye. Noneho ari n'igihe uhahura n'umuntu akagusapotinga. Gusa ikintu nabonye maje kubona ni uko abantu bafashwa bari kuri YouTube benshi management yabo biri hasi. Bivuga ngo ni wa muntu ushobora guha miliyoni n'undi mu minsi 3 akayimara, akagira ngo ejo niyongera gukora ikindi kiganiro azabona undi muntu. Ariko wenda n'abari kuyikora uzagira amahirwe akabona umuntu amusapotinze, ajya ashaka ikintu gishobora kubyara umusaruro muri cya kintu bamuhaye. Baya niyo mpamvu Sandrine ararimo agambira kwiteza imbere ariko biranga. Uyu Nibishaka Theogene rero we hari ikiganiro nabonye uyu munsi kuri Zaburi nshya maybe naho nakibonye, aho yakoze yari ari guhanura urumva, ariko akavuga ati ntago ngomba guhagarara, nzagumya mba umuhanuzi, nzagumya manure, ndetse kandi ubu nyine wumva ko abishishikayemo, sibyo? Aka kanya rero nyuma yo gutabwa muri yombi uri kumva ko uri gutekereza ko ikibuze kwa cyakurikiyeho ari igiki kuri we? Nje ndatekereza ko nje nko mu mboni zanjye azakatirwa Nibishaka. Kuko akoze insubiracyaha, ariko mazakatirwa no kuvuga ngo amasomo ribu yamuhaye, amasomo ibyo yaganijwe, ibyo yaboneye muri gereza mbere y'uko ko yafunzwe hafi amezi 2 arimo agenda akurikiranwa bitewe n'imanza nyinshi zabaga zihari. Ibyo byose nta kintu byagize ute byamubwiye. Nibutsa abantu ko uyu Nibishaka natwe twiyibutse hari igihe kibaho hano YouTube tugazisariraho kugira ngo turebe ko twakwinjiza basi n'udufaranga duke, ariko ugasanga twisanze mu byaha. Ariko twibutse ko mbere yo kuza kuri YouTube twari turiho, yego ubuzima twari tubayeho bwari bubi pe, kuko nkanjye hano kuri YouTube narahageze mpahurira na bashiki banjye, mpahurira n'abantu nyine n'abantu bawe. Ngende umwe mu bantu bafite abantu kuri YouTube babakunda, kuko iyo nje nkataka kandi mfite ikintakisha mbona umuntu ugomba kumfasha, niyo abandi babireka mbonamo umwe akaza akamfasha. Rero kumva YouTube ni nziza pe, ni nziza wayikoresheje neza, ahubwo sinzi ikintu gituma tutayikoresha neza. Sinzi ikintu dayimoni yaje atubwira ko dukoze ibyiza batatureba, ahubwo ko dukoze ibibi. Nk'ubwo urumva nko kuza ugahanura ngo nka papa zarangiza isi, urumva ikintu bukoze ukabishe. Ari umuntu wavuze biriya bintu by'ubusambanyi n'ibiki ubwashize abivuga mu ndimi z'amahanga, yaprodinze YouTube itikuraho video. Rero nka buri uvuze ngo nka papa zarangiza isi mu Cyongereza, ntugire ngo YouTube ihita yumva. Ahubwo njye mite nibaza iki kintu, nimba yaraje agasenya idini katolike muri ubwo buryo, ko papa ni uhagarariye idini katolike, akongera akanasenya na ADPR, ubwo uri kumva mu Rwanda ubwe ba karidinari ko bari gupfa ubusa, ko bari gukora ubusa, ubwiza yuti uri gukora ubusa. Rero ugasanga rimwe na rimwe ibyo bintu iyo uri kubikora umuntu aramamagaye kandi ari hanze,
uramwitaba cyangwa uramubwira ko uri mu kiganiro? ndaje nkuvugishe yego n'ubundi turasigaje iminota mikeya urumva yego rero ni ukuvuga ngo nakoreka mbyanzure muri ubu buryo yego nibishaka azakatirwa pe keretse ari nka ya mana y'Abisiraheli ahari ya kera ejo ikagabanyamo inyanja kabiri n'ubundi yarasanga afitemo yarakatiwe n'ubundi afitemo umwe ahubwo ibyo kuvuga ngo araburana ari hanze ni ukuri situbabeshye namwe muzi icyo amategeko avuga ibi rero nibyo tubwira abantu nk'ibi bintu bya nibishaka n'ibi bintu bya Feredina byakagombye kuduha isomo umuntu ugiye kumukorera icyo kiganiro umufashije mu biki ibi nibyo Murangira yatangaje aravuga ngo wowe wa hostinze umuntu uzajya ujyana nawe mwibuka ko yabitangaje kenshi cyane ko n'ubundi ari benshi hari n'igihe usanga wagiye n'umunyamakuru akaba yagutegura content ngo uyivugeho ukayivuga rero reka mubaze iki ngiki urumva uyu nguyu nibishaka nubwo yagiye akora ubwo buhanuzi bw'ibinyoma akagenda ahimba ibintu bimwe na bimwe bifite gahunda n'ibidafite gahunda aka kanya wenda byibuze hari nk'ubuhanuzi yaba arahanuye bwa nyabwo bwa buhari wenda waba uzi rero buriya kuva nyumva ngewe bingwamo ko ahanura amakuru sinkubeshye ahanura amakuru gute yanuraga amakuru gute nyine akumva ko tuvuge nimba umubwiye ikintu akahita agenda akavuga ngo ni ubuhanuzi oya urugero kampere ku byanjye ariko njye sinari nanabizi iyo mbimenya ntabwo mba naramwakiriye hano Ezekiel yari ari muri ararumenge ndwaye arabwo utinyamaze nubwo muri gukina Jesta ari gupfa nge niviriyeyo amerewe nabi impyiko zigiye kumwica we anyura harabyumva bukeye ahita ahanura bukeye ahita akora ikiganiro itunga telefone aravuga ngo hari umu YouTube ukomeye wambukanya abarongo agiye kwicwa zizi impyiko urumva rero icyo kintu nge nkimara kubyumva ko ari uko byagenze mani narababaye buriya reka nkubwire byarangiye we nuko yabigizemo Yesu abigira ubuhanuzi ahita azarahanura ngo Jese impyiko zigiye kugira ute kandi yabyumvisha Ezekiel ubivuga kandi yabyumvisha Ezekiel uri kugira gute uri kubivuga rero ndagira ngo nkumvisha aka kantu gatoya urumva nkanjye ntabizi kandi koko ndwaye izo mpyiko nkubitira kuri ka kantu Pastor Mutesi yavuze nibishaka hanura umugabo uzarongora nde Pastor Mutesi urabyibuka nese ubwo niwe wamurongoye noneho wibuka nageze hano reba umuntu aje kunsengera abantu mumbabarire umuntu aje kunsengera atangiye isengesho ry'umurwayi ese yerekwamo ibya Mutesi yego ibyo bintu yerekwa Mutesi ati urugo rurasenyutse urumva ni ya makuru baba bagiye bakurura ko Mutesi wenda muri etaje atabamo sinanabizi ariko ashobora kuva muri etaje akajya muri kadasiteri byose ni amazuma urumva noneho yabyumva gutyo cyangwa akumva nk'akantu akakumva njye sinzi impamvu twiyumvisha ko nka Mutesi we basenye na Feredina yaba ari igitangaza nta nubwo byanashoboka ariko ubu ngubu biragoye urumva we reka tunavuge ngo bibayeho impamvu numva ko bishobora kuba bigoye ni uko buri wese afite amateka atari meza amateka kuba wagira amateka si igisobanuro cy'uko bitasenyuka ahubwo icyo ngewe mbona kuba wagira amateka bikuhesha intambwe watera mu rwego rwo kugira ngo bikomere ariko nanone hari ibintu bitagukundira ngo nuko uri kubaka amateka hari ibintu utakora ngo ni ukugira ngo amateka uyubake rero nibishaka by'ukuri ibye bitwigisha kandi biha isomo n'abandi bose baba kuri izi mbuga nkoranyambaga bibaha isomo y'ibyo bagomba gukora y'icyo bakagombye gukora bibahereza ikintu bita isomo yego yego ndakumva cyane ubwo urumva ko natwe biduha isomo cyo kose byo leta byigomba gutunga itoroshi muri YouTube mu bahanuzi uyu nibishaka yanahanuriye Gafaranga nihanuye ko Gafaranga azafungwa
amahirwe agize nuko batazajya mu igororero rimwe bari kuzabiganiraho wenda nibishaka bazajya imageragere hakurumva ko yahanuye ibintu bikaba guteze yahanuye ko gafaranga azafunga birangira bibaye yabihanuye kera avuga ko urwo rugo rutari bubamara uwo mwaka none hari hashize ingahe babana hashize imyaka myinshi hanyuma rero ejo bundi amaje kumva ko gafaranga yagejejwe muri ribu yabimenyaje kunsura arasohoka hano yifata rikodi asubira nko mu ijwi yavuze mbere nese iyo video yatiye nayo yari afite oya iri ku mpanuro kandi yari iri kure ntabwo ari kuyibona arangije ahita yipanga hano ahita avuga uti narindwaye ndaseka ahita abirikodinga aragakina nkaho ari ubuhanuzi bwabaye aragakina mu kiganiro reka nkubwire siri katube honete n'abantu badukurikiye bajya babasha kubyumva yego ese nimba mpanuye ko gafaranga azafungwa yego kuki ntasenze ngo biveho ahubwo nkishimira ko afungwa ahubwo ukabihanura hari nuko reka nkubwira se reka wenda tuganire wenda turi no kugana ku musozo none tuganire kuri iki ngiki hari amakosa wowe mu mboni zawe utubwire amwe mu makosa ubona nibishaka yagiye akora amakosa yagiye akora ni menshi pe urumva weho ntago njyewe ntago mpakana ko Imana idakora Imana irakora pe iranavuga ariko se kuki Imana iguha ubutumwa bw'igihugu ntutekereje ngo uyirishe n'inama bakuru twese dufite abashumba sura ko ndumva nari murarota nk'umukuru w'igihugu buriye uryamye usinziriye njyewe njya ndota nsura nigeze kurota mbonaje aterwa kakana twabyaye mu bihe byashize kandi ntiyabuze abantu benda kuzaza nko kumpemba uzaba ubibona yaraza rwose agaha amayero n'amapawundi narayabonye agaha andi mafaranga avuga ngo gasigare ngo kabone igikoma yego urumva ariko njye mpawe ubutumwa bw'igihugu ntakubeshye nkabona nibwo nyine Imana irantumye nta nubwo njye najya muri perezidansi oya njye najya ku biro by'akarere kacu ka Kamonyi nkahura n'umuntu nkamubwira uti rero byakunda nkahura na meya uramushakira iki cyangwa uti ndamushaka ku buryo ba meya ni abantu wakaguhura nabo bigakunda n'abaminisitiri bose burya na perezida urabyaka bakabiguha bigakunda ntajya nawe ngo rero njyewe hari aho ntashoboye kugera urumva ariko nagize ubu butumwa byaje muri ubu buryo nimba ari inzozi nkamubwira ko narose nimba ari nabibonye ndeba nkamubwira uti nabibonye ndeba nabonye bigenda gutya na gutya noneho rero nimba mufite abanyamasengesho musenge kandi ugerageze ubutumwa Imana yambwiye ngo bugere ku mukuru w'igihugu nkabyandika byangombwa nkajya mu icapiro nkandika nkabihereza agatabo nkagasinyaho mu bunshyikirizeyo ku buryo hari aho ubutagera ukagenda gutyo kandi ntekereza ko babyubaha kurenza kwicara kuri social media mbonye ubutumwa bwa ADPR najya ku cyicaro cya paruwasi yanjye naba ndimo nkabwira umushumba uti nyamaze ibi bintu wewe ushoboye kugera kuri izaye njyewe simbishoboye ibi bintu nudashaka ukuntu bimugezaho bikubarweho njye nkanjye ndaruhutse cyangwa nimba wampuza nawe umpuza nawe mubwire ubu butumwa Imana yagize ute yampaye se nawe murahanura nawe nga kuri YouTube nkabanza nkabimubwira njye nahanuye mu bugorye nyine icyo gihe nari nabaye umuhanuzi w'ikibuno mu kutamenya naje ndanura ko Mutesi atazabana na Rusaga ndanigaragura ndavuga ngo Prince Kid ntazabana na Miserisi ndigaragura ibyo rero nese ibyo bintu wabaga bibonye yego nabaga nabibonye ariko kubera ubwenge buke bwo kwa tukini n'abaruru kuri YouTube ukumva ibintu byose waza ukabihavugira ariko ubu ngubu hari kosa ntakora yego nimba ubutumwa ari ubwa Prince Kid ngomba gushaka ko mbumugezaho nimba ari ubwa Mutesi ngomba cyo zarigiye nano jyana ubuhanuzi umuntu akaguca amazi nabwo buryo urubanza rwe ruba rurangiye abuciye amazi wamubwiye we icyo wagombaga gukora biba birangiye cyo koze mbona dusigaye duhanura kugira ngo batwemere nyine yego ariko ubikoze kugira ngo Imana ikwemere n'abakunda Imana bayumve Imana ishyigikira bya bintu ariko nimba ufunze nimba uhanuye ngo umuntu azafungwa azapfuka biserebura ubu uri umuhanuzi w'umwicanyi ubundi umuhanuzi w'ukuri nubona message akagenda akayisengera ubu ngiye message z'abantu mbona ndagenda nkazisengera sinjya nsinzira umwanya ngero kuryama ni mutoya iki si nta gihe cyo kuryama tuyifiteho
tuba tugomba gusenga nimba message y'intambara mu gihugu wasenze ukinginga Imana ahubwo ukahera icyo gihe wiyiriza ukazongera kurya Imana ikubwita inkwehe intambara ariko uri kwishimira kuza ukavuga ngo intambara urumva uri kwifuza ko igihugu cyawe giterwa kandi impamvu Imana inabukweretse ni ukugira ngo ubusenge uburyo bubi ngo Imana inyeretse ngo arabigenda gutyo na gutya yego ni ukuvuga ngo wasenze ibyo bintu ibyo byago ubonye Imana ikabikuraho urugero ruto rwo muri Bibiliya abahanuzi mujye mwigiraho umugabo witwa Yona Imana yamutumye Nineve yamubwiye uti genda ubaburire ko mu minsi 40 nza nkabarimbura agenda bikora uko Imana yagize ute yabimubwiye ngo yahakoze rwa rugendo rw'iminsi 3 rwo kuzenguruka aho hantu azenguruka agenda ababwira ngo umwami aza kumva ayo makuru umwami ategeka ko biyiriza iminsi 3 barasenga batarya batanywa Imana ikuraho bya byago bishatse ngo Imana ishobora kwafata umwanzuro ku icyo kintu igiye kugikora ariko kubwo gutakamba ko abantu babirimwe igeta ikuraho cya kintu abantu rero sinzi impamvu bifuza guhanura kugira ngo ibintu bibi bahanuye bisohore bemerwe nka cya gipasiteri cya Imana mbabore nka wa mupasiteri waje akavuga ngo vavagiye gupfa ngo azapfa akenyutse akabire bubanza Imana yari yabimweretse oya bari ahubwo bana bafunga sinzi nimba nariho yego aya gukenya kugo no gupfa utabyaye hoya n'ugupfa nyine uri muto uri muto hari ukuntu nyine umuntu apfa ubona aragenyuka no imbaraga ukiri muto yego ubwo nabyumvise imbaraga ugifite icyo wakora rero no kuvuga ngo nimba Imana ikweretse ibintu bibi egare kubisengera kugira ngo bya bintu bibi bigire ute Imana ibikure mu nzira haba hari amahirwe yo kuvaho ariko nimba ubwo uri gusenga ubyenyegeza ngo runaka apfe bigaragariye ko nahanuye runaka asare bigaragare ko nahanuye intambara ibe bigaragare ko nabivuze ibiki byose bibe bigaragare ko nabivuze ako kantu yakagarutse hati mu rukiko nibiramuka bibaye ibyo nahanuye bibaye bizaba ryari se ko yagiye atanga deadline ubuhanuzi bwa nibishaka bugira igihe yaravuze ngo Mutesi azasenya umwaka katurebe nadasenya umwaka rero yaravuze ngo nzapfa mu minsi 45 sinapfuye imyaka 2 irashize yavuze ngo Zekera azasara imyaka 2 ishize adasaza yavuze ngo Korodima ngo arashenye imyaka ingahe ishize adasenye yongo irakwanitse ngo yarafungwa ari muri Uganda ari gukora umurimo w'iki w'Imana sinzi nimba ariko kwanikwa rero nuvuga ngo abantu bahanura ibintu bibi bajye babisengera Imana ibikure mu nzira kuko ni wibuhawe n'ikiraka ndetse ngiye nimba naneretswe ikintu kibi kuri wowe ndakikubwira kugira ngo usenge ariko buryo intambwe ndende ni ngiye wo gusenga kugira ngo cya kintu kitaba ku buzima bwawe kuko ni ngi Imana iba yerekanye ko mfite imbaraga zo kuba nagisengera hanyuma wowe ku giti cyawe waramubabariye nje naramubabariye nta kibazo ngifitanye na nibishaka nta nicyo nzongera kugirana nawe nta nicyo wari wagiranye nawe nta ni oya nje nari nagiranye nawe warakijyanye na kuganura urupfu rwawe yari yahanuye urupfu kandi ashyiramo n'abana ashyiramo n'umwana umwe uzapfa ariko nje naramubabariye kuko sinapfuye wasanga kariya ni n'akanyafu Imana iri kumunyuzaho kugira ngo abanze yumve gusa Imana idutabare kuko abasitari benshi barafunzwe barafunzwe cyane ku buryo esheke YouTube inafite mu Rwanda n'abemfluencer barimo n'abanyamakuru barimo ahubwo ari kugenda niyo mpamvu ari kuza haza abantu nk'abo babivangavanga ukabona arimo barazavuga ibintu batazi iyo biva niyo bijya rero no kuvuga ngo ariyo mpamvu ubona basande nejo bundi baza bakabona atangiye gukora amakosa kubera ko abandi ntibahari yakwigiyeho ngaho urumva na Mutesi babivuyeho mu bamasharine basigaye bibereye mu business yabo shani benshi kabisa cyane wasigaye kugira ngo bivemo nawe ugire muri business zawe nanjye nibonera gashoro ntawe uzongera kumbona kareka ariko se bo YouTube uzayiva hora pfuye kamera urakoze kusubiza guri reka se wava mu kazi udahawe pasiyo koko tuvugisha ukuri nje YouTube nyikora nk'akazi siri nyikora nk'akazi nuko abantu batabyumva ariko nje YouTube nyikora nk'akazi kandi mbona ko Imana yabihaye umugisha byatunga family yanjye byayitunga pe kuko twebwe ntago turageza muri hamwe dukeneye amabageti maremare oya uko nyikoze neza yantunga kandi kazambyarira n'akazi nuvuga ngo rero aho hantu ubundi nuko tutumva twakabikoze neza kuko birimo inyungu wabikoze neza byagutunga kwishyura inzu ukambara abana bakarya bakaniga wabikoze neza Imana yabihaye n'umugisha
reka dusoreze aha ngaha kugira ngo nkure kurye no mu zindi gahunda kuko reka mbwire n'abantu kandi bategereze isomwa ry'urubanza ndakeka uko byagenda kose yamaze kubaho kuburana hahita hakurikiraho oya ni mu kwa gatandatu ni eshanura ni mu kwa gatandatu ku itariki nimba ari eshanu ku itariki eshanu n'ubu ni n'ejo bundi hagati y'eshanu n'esheshatu ku itariki eshanu nibwo azasomerwa yego nibwo azasomerwa ubwo urumva hakumvikana umwanzuro se byagenze bite ese barahitamo kuba yaguma afunzwe ese biragenda bite ese ku ruhande rwa Ferdinand biraza kugenda bite ese uyu mugabo bita Ferdinand nawe n'umugore we yakoze ikiganiro jewe Ferdinand namusabira imbabazi yashutswe n'umuhanuzi oya ntago yashutswe n'umugabo mu gihe abanyamakuru bashuka abantuza ni umugabo ntiyashutswe nk'uko nawe ari gusaba imbabazi ariko yavuze ko atarazi ibyo ari gukora yumvaga ari ibisanzwe rero ntekereza ko njyewe ndi ubushinjacyaha nkaba n'umucamanza nanamufunze namufunga igisubitse we namuhannye igisubitse so reka ngushimire rero wakoze cyane twibutsa abantu gukora subscribe ku Kuri Nyako TV kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza 5/5 reka nshimire rero mwe twakomeje kubana gahunda bari update tugenda tubahereza amakuru nk'uko bisanzwe reka mbashimire rero mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu.